bo bigiye mu ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro rya Gacuriro. Kuri uyu wa kane abanyeshuri 131 bahawe impamyabushobozi z'amasomo bashoje mu Bumenyingiro. Amasomo bahawe ku bufatanye bw'umuryango w'Ababirigi APF, Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo MIFOTRA n'urugaga rw'abikorera PSF. Nijambo agejeje ku bari bitabiriye uyu muhango wo gutanga izi impamyabushobozi, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo Bwana Musonera Gaspard yabanje kubibutsa ko iyi gahunda yo kwigisha urubyiruko yiswe Igira ku murimo yashyizweho na Leta hagamijwe kugabanya ubushomeri hongerwa imirimo ishingiye ku bumenyingiro. Rero ndagira ngo bibutse ko gahunda ya Leta igamije kwihutisha iterambere iteganya ko hazahangwa imirimo miliyoni 1.5 ibyara imirimo itunze nyirayo igateza n'igihugu imbere, tukazagera muri 2024 ari rwo rwego tugezeho rwo guhanga imirimo tugenda tugabanya ubushomeri. Iyi gahunda rero yo kwigira ku murimo aho umurimo ukorerwa ni ingenzi kudufasha kugera kuri iyo ntego. Aba banyeshuri barimo ingeri zitandukanye, abize bakarangiza amashuri yisumbuye na za kaminuza ariko ntibabona akazi, ndetse n'abacikirije amashuri kubera impamvu zitandukanye zirimo n'ubukene. Iryo yavuze Sara yarangije kaminuza mu bijyanye n'ikoranabuhanga ariko ntiyabona akazi. Aho agiriye muri iyi gahunda ya Igira ku murimo, ubakora muri salon de coiffure kandi afite icyizere cy'ejo hazaza kimwe na mugenzi we Niyo Gusengwa wize gutunganya ibikomoka ku biribwa. Ngewe ubu nize muri kaminuza, nize Inrake Nyanza campus, niga ibintu bya IT. Ibintu bya IT narabirangije, mbona ayo mahirwe ya pefe, ndavuga ati byiza umwuga n'umwuga nakwigira mu bintu by'amasaro. Tuzi ibintu byo gusuka, ukamukiriya yazo ukamusuka bitewe n'ibyo ashaka, hari amarasta, hari ikiryamye nta kibazo, n'abantu batera plante turabakorera, gusiga inzara nabyo turabizi, mbese n'ibintu bijyanye no kumakiya nyine abantu tujya tubikora nyine. Nize gukora amandazi, imigati, amakeke, amabiswi n'ibindi byinshi. Twarize bihagije ku buryo ubu ngubu akazi ukabonye urakora, kwikorera ubonye igishoro wakwikorera nta kibazo, kuko no mu rugo ngerageza gukora ibyo kurya nta kibazo. Nyuma y'uko bamwe muri urubyiruko rurangije amasomo y'ubumenyingiro bagaragaje ko bari bararangije kwiga amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza ariko bakamara igihe nta kazi bafite, bamwe bakanabona ibizami by'akazi ariko bakabitsindwa, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo yongeye kwibutsa urubyiruko ko amahirwe nk'aya yo kubahesha ubumenyi ariko bagasubiza ibibazo biri ku isoko ry'umurimo, bityo baba bagomba kuva kwiga hari icyo bavanyeyo. Muri uru rwego rwacu turimo kuvuga ubumenyingiro. Ubumenyi ni ukuvuga ngo ushoboye gusubiza ikibazo isoko ry'umurimo rifite. Arubona hoze bwira ntabwo umuntu aguha akazi, urubyiruko mukwiye no kubimenya, ntabwo umuntu aguha akazi kuko utagafite. Umuntu aguha akazi kuko ugiye kumusubiza ikibazo yari afite. Ibyo mukwiye no kubimenya. Ndetse niyo wihangira imirimo ntabwo ugenda mugiye kwihangira imirimo ngo ukore icyo ubonye, ukora icyo abantu bakeneye, bari bakeneye, bashakiraga igisubizo. Ibyo bisaba rero ko uba ufite ubumenyi n'ubushobozi bwo gutanga ibyo bisubizo. Bamwe muri urubyiruko kandi bakaba babona ko yari amahirwe akomeye akwiriye no kugera ku bandi bagenzi babo basigaye hanze badafite akazi kubera impamvu zitandukanye, bityo bakaba basaba Leta n'abafatanyabikorwa bayo kongera umubare w'abigiye imyuga. Icyo nasaba Leta cyangwa se abandi bafatanyabikorwa ku rubyiruko rusigaye hanze rutari rwagera muri iyi gahunda, ndabasaba cyane cyane gushishikariza cyangwa gufasha urubyiruko rukiri hanze kugira ngo babashe kuba babashyira muri iyi gahunda, nabo babashe kugira icyo bageraho ku bijyanye n'iyi myuga turimo kwiga, kuko hari benshi cyane bafite imbogamizi zijyanye no kwiteza imbere mu buryo butandukanye, kandi hari benshi badafite akazi b'abashomeri. Ikintu nasaba Leta ni uguha amahirwe bamwe mu rubyiruko bashaka kwiga ubumenyingiro, kuko nibyo bigezwe nk'uko nabanje kubivuga, ahantu hose wajya ufite umwuga wagutunga kuruta gutungwa n'ibyo yenda wize mu mashuri.
Muri aba banyeshuri barangije mu mashuri y'ubumenyingiro harimo 24 bize iby'ubwiza no gutunganya imisatsi, 53 bize ibijyanye no gutunganya ibikomoka ku biribwa, ndetse na 54 bize iby'ubudozi. Bose uko ari 131, 84 bakaba barahise babona akazi mu bigo by'abikorera bitandukanye bagiye bakoreramo amagerageza. Pierre Romeo, imfura yabo mu mujyi wa Kigali, ku bwa Light Magazine.